السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين أمر المؤمنين بالمسارعة والمسابقة والتعجيل إلى الخيرات، فقال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال الله تعالى أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اتقوا الله عباد الله حق تقوى وراقبوه في السر والعلانية. ishimwe ikuzo n'ibisingizo byiza kandi byuzuye bikwiye Allah subhanahu wa ta'ala, we wihariye gusengwa wenyine, nta kindi abangikanywa nacyo mu byo yaremye. Allah subhanahu wa ta'ala we wategetse abemeramana ko bagomba kwihutisha gukora ibikorwa byiza, ntibabikereze. Icyo ushoboye gukora ukagikora, ukakivana mu nzira, kubera yuko utazi ikizakubaho ejo. Imana subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani mu mirongo myinshi itandukanye yategetse abemeramana kwihutisha ibikorwa byiza mu gihe bagifite amahirwe n'ubushobozi bwo kubikora, ndetse bagifite n'ubuzima bwiza n'imbaraga zo gukora ibyo bikorwa byiza. Imana iravuga iti: sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Imana iti: nimwihutire gushaka imbabazi za nyagasani wanyu. والمسابقة إلى المغفرة تعني المسابقة إلى أسباب حصول المغفرة وهي الأعمال الصالحة. nukuvuga Imana ivuze ngo mwihutire gushaka imbabazi zayo n'impuhwe zayo, icyo bishaka kuvuga ni ukuduhamagarira kwihutira ibikorwa byiza arizo mpamvu zo kugera kuri za mbabazi z'Imana. Ubwo mu yandi magambo, Imana ibidutegetse gukora ibikorwa byiza no kwihutira kubikora. Nanone Imana irongera ikavuga iti: wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Imana iti: nimwihutire gushaka imbabazi za nyagasani wanyu, wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Munihutire gushaka ijuru. Kwihutira gushaka ijuru bisobanuye kwihutira gukora ibikorwa byiza arizo mpamvu zo kubona ijuru. Mu yandi magambo, ubwo Imana yigutegetse kwihutira gushaka ijuru, ni uko bikubwiye ngo wihutishe ibikorwa byiza ubikore, ntubitinze. Nanone Imana iratubwira muri Qur'an itwereka ibigwi muri aya ibanziriza iyi ngiyi. Imana iravuga iti: innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Nyuma yuko Imana muri uwo murongo yabanje kuvuga ibigwi by'intumwa z'Imana abahanuzi muri aya zibanza, ba Zakariya, ba Yahya n'abandi, hanyuma Imana ivuga ibyabarangaga izo ntumwa z'Imana n'abahanuzi n'abagaragu b'Imana beza b'intungane. Imana iravuga ngo barangwaga, innahum kanu yusari'una fil khairat, barangwaga no kwihutisha no kwihutira no kubangutsa ibikorwa byiza ntibabitinze. wa yad'unana raghaba wa rahaba, bakaba baranarangwaga no gusaba Imana no kuyitakambira, kandi raghabatan fi husuli al-maghfira wa rahma, basabaga Imana bizeye imbabazi zayo, wa rahaba ay rahbatan wa khawfan min adhabihi wa iqabihi,
banasabaga Imana bizeye impuhwe zayo ariko banafite ubwoba bw'ibihano byayo bihambaye cyane. Nuvuga ngo nicyo cyatumaga Imana iti wa kanu lana khashi'in, kandi barangwaga no kwibombarika no kwicisha bugufi no kwiyoroshya no kubaha amategeko y'Imana. Bavandimwe bayisilamu kazi, iyi mirongo ya Qur'an mike yatwibukiranyije iratwereka yuko ibikorwa byiza ni ukubyihutira iyo ubishoboye. Ibyo bikorwa byiza ni byinshi. Uyu munsi wa none twahisemo kubibutsa ikirebana no kwihutisha igikorwa cya hijja iyo umuntu abishoboye. Ba'du minna yusawifu fi ada'i al-hajj. Bamwe muri twebwe usanga bavuga ngo uhura n'umuntu afite ubushobozi, yaba ari umugabo yaba ari umugore, mbona ujyaenda kuhiji, ngo bana bado mipango ndacyari muri utu na turiya, umuntu aracyafite igihe bana hatuna wasiwasi. Ntago ari byo. Ninde wabikubwiye ko igihe ugifite? Man qala laka? Ninde wakubwiye ko igihe cy'umwaka utaha? Bavandimwe b'Islam, buriya iyo umuntu abuze hijja y'uyu mwaka bisobanuye ngo hijji barimwe mu mwaka, bisobanuye ngo n'ubutaha iminsi 360 irenga cyangwa iri kuri iyo ngiyo. Uretse niyo minsi 360 n'ubu ngubu nta uzi salatul asr bimeze gute. Reka n'umwaka wose no kuri salatul asr. Ubu turi kurye cya salatul jumu'a cyangwa salatul dhuhri, aya masaha salatul asr ntabwo uzi uko bimeze. Yewe naha ku muryango nta uzi niba agera mu rugo cyangwa atagera. Hari igihe cyawe cyaba kiri hano ku muryango. Hari n'uwibeshya bado na nguvu kijana si ndwaye. Ni vijana wangapi waliotangulia, na basore bangahe n'urubyiruko n'inkumi n'abakobwa bapfuye bagapfa batanarwaye, nta n'icyo ataka ku mubiri we. Igihe cy'umuntu kiragera yicaye mu bandi agahita yikubita hasi, anaanguka hapo mambo kwisha tunamwaga. Ariko wowe uri kubara kweri ngo mwakani ng'imyaka itaha cyangwa ngo umwaka utaha, ninde wakubwiye kuzabukiriho? Bavandimwe b'Islam, ibikorwa byiza niyo mpamvu Imana muri izi aya tumaze gusoma itwibutsa ngo mwihutishe ibikorwa byiza. Wa min hadhihi alkhairat wa asbab almaghfira faridatul hajj alladhi yajibu ala almustati'in min almu'minina ala alfawr ala asahhi qawlay alulama. Itegeko ryo gukora hijja inshuro imwe mu buzima. Hijja bavandimwe b'Islam, iyo umuntu ayishoboye, afite ubushobozi bw'umutungo, afite ubushobozi bw'umubiri, yajibu alayhi ala alfawr an yuaddi hadhihi alfarida. Ni itegeko kuryihutisha iryo tegeko ry'Imana, umuntu akarikora, umuntu akarivana mu nzira, ko ni ikintu kiba rimwe mu mwaka. Nutakaza uyu mwaka iby'ubutaha ntuzi uko bizagenda. Walidhalika أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الحج فقال: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. ذلك أن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Imana iravuga iti, intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam iravuga iti ngo umuntu uzagira ubushobozi, man malaka zadan, umuntu uzaba afite ubushobozi bw'impamba izamutunga amafunguro, ngo ni ya mafaranga yo kwitwaza mu rugendo azagutunga nk'impamba. Cya kabiri, warahilatan, n'uburyo bw'urugendo buzakugeza ila baitillah, tuballighuhu ila baitillah, bikakugeza kuri ya nzu ya Allah al-Kaaba. Nuvuga ngo nuko ufite ya tike y'indege, ufite n'impamba, mbese ngo nuvuga ngo wujuje bya bindi bisabwa muri gahunda ya hijja. Inma y'Imana iti uzabishobora falam yahuj, hanyuma ntajya Maka agakomeza gutinzira itegeko, ngaramutse apfuye adakoze hijja. Bavandimwe b'Islam, kandi yarabishoboye
intumwa y'Imana iti fala alayhi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Intumwa y'Imana iti ntacyo byayimutwaye kuba yabapfuye ari umuyahudi cyangwa ari umunaswara. Ni ukuvuga ngo yabapfuye atari umuyisilamu mwiza. Wa fi hadha khatarun jasim. Ibyo ngibyo ni ikibazo gikomeye kumwemeramana, kuba yapfana ideni rya hijja. Yari afite ubushobozi, ntacyo yabuze, akomeza gutinza kugeza ubwo urupfu rwamugezeho. Wal mautu wa ajaluna sirrun. Kandi tubyibuke yuko igihe tuzapfira nibanga inda Allah ta'ala faqat. Imana ni izi igihe cyacu, uretse no kubutazi n'igihe uzapfira. Fala tadri nafsun bi ayyi ardin wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Yewe nta nuza aho azapfira, kugira ngo tubone ukuntu iby'urupfu ari ibanga Imana yihariye yonyine. Igihe cyacu Imana niyo ikizi yonyine. Imana iti nta muntu uzi igihe azapfira. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nta n'umuntu uzi igihe azapfira, nta n'umuntu uzaho azapfira, no kumenya aho umuntu azapfira ntawe uhazi. Niyo mpamvu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaratubwiye ngo Allah iyo yandikiye umugaragu we kuzapfira irunaka, amushyiriraho ikintu azakenerayo, akagenda agikurikiyeyo, kumbe anajipeleka huko. Ushobora kugira ikiriyo irunaka, wumva ufite ukeneye kujya gutabarayo, gushyingura umuntu wawe. Ushobora kujya guhahirayo, ushaka gushakirayo ubuzima, ushaka kujya gusurayo umuntu runaka, cyangwa ikindi cyakujyanayo, ariko ariho Imana yakwandikiye izagushyirirayo ikintu uzakenerayo, hanyuma uzagenda ugikurikiye, kumbe unajipeleka aho Imana yakwandikiye ko urupfu ruzagusanga. Rero bavandimwe b'Isilamu, igihe tuzapfira ntabwo tukizi. Niyo mpamvu intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam muri iyo hadithi iravuga ngo uzagira impamba akagira n'ubushobozi bwo kujya Imaka, ibisabwa akaba byujuje, azihute. Intumwa y'Imana iti dhalika anna Allah yaqul, kuko Imana iravuga muri Qur'an iti walillahi ala nnasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Ngo Allah yategetse abantu kwihutisha, Imana ngo itegetse abantu gukora hijja, kandi mu buryo bwo kwihutisha kw'ibikorwa byiza byose dutegetswe kubyihutisha nk'uko twabigaragaje muri aya zatambutse. Wa yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam aidan fi hathina ala at-ta'jil bil hajj, faqala sallallahu alayhi wa sallam man arada al-hajj falyata'ajjal. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iravuga iti umuntu uzashaka gukora hijja akabona yujuje ibisabwa, ukabona ibyo usabwa byuzuye, falyata'ajjal. Hadha fi inda musnad Ahmad wa inda sunan ibn Majah wa Abi Dawud wa fi riwaya inda ibn Majah wa ghayrihi fihi ziyada ala hadhihi الروايه في قوله صلى الله عليه وسلم. Intumwa y'Imana maze kuvuga ngo man arada al-hajj falyata'ajjal. Intumwa y'Imana iti umuntu uzagira ubushobozi bwo kujya Imaka, yumva afite umugambi wo kugenda, azihutisha icyo gikorwa. Wa fi riwaya fa innahu qad yamradu al-maridu aw tadillu ad-dalla aw ta'ridu al-haja. Intumwa y'Imana iravuga iti ngo uzashaka kujya gukora hijja azihute. La tusawif ya Abdallah, mugaragu w'Imana, wikomeza gutinza ngo nzakora saa hujju, umwaka wagera ngo umwaka utaha mwakani umekuwa mwakani, ubutaha bwabaye ubutaha ntabwo hujya bugera. Bavandimwe b'Isilamu, two gukina n'ibintu nk'ibi ngibi. Ni bangahe bapfuye bicuza, kabona ameze nabi ararembye, saa ingine na uwezo unakosekana, wallahi akaba yaratunze za miliyoni kujya Imaka bikinoroshye. Hivi kila siku matumizi yanaongezeka, anapanda, ibintu birazamuka, naye azagenda uzakubesha ngo bizamanuka. Hakuna muri iyi si wabonye ari biki bimanuka wowe. Hari abandi banga kujya Imaka ngo nasubiri mambo atateremka afiteremuke. Ibyaha ku isi ntabwo bijya bimanuka, ahubwo umwaka utaha bizabyiyongereye nanone. Ngira ngo ibyo turabizi niko ku isi bimeze. Tazanibesha wenda ngo hari igihe bizamanuka ngo nasubiri nafuu kidogo, hamna cha nafuu. Rero bavandimwe b'Isilamu, intumwa y'Imana iravuga iti
mujye mwihutisha gukora hijja kuko fa innahu qad yamradu al-marid. Mwumve neza inama z'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam. Intumwa y'Imana itari igihe umuntu ashobora kurwara, hivi una afya nzuri alhamdulillah, ubu ngubu ufite ubuzima bwiza bavandimwe b'Islam, ni kangaho umuntu anajikuta yuko chini yaryamye atazi uburwayi bwa mutungo Imana ibuturinda, ariko bibaho. Anatokea yuko umuntu uyu munsi ashobora kuba ari muzima miezi miwili tu afya imebadilika, iby'ubuzima bikamuhinduka, nguvu hana tena na matumizi amesha kuwa mengi, matibabu, kwivuza, imiti. Sasa uri kugenda usatira kuzava kuri iyi si udakoze hijja, kandi Imana yaraguhaye ubushobozi. Kubera iki? Ntahiji mwakani imekuwa mwakani bibyaye zero nta kivuyemo. Ko mwakani wewe ukoraga ibyo utazi, nuba hangaho ushaka gusanga buri muntu wese ku mutima wari kwibwira nanjye hangaha ndimo, nanjye nigeze kugira ubushobozi ninza kujimaka. Niyo mpamvu intumwa y'Imana ikubwira ngo uzagira ubushobozi falyataajjal, azihute akora iri tegeko, wiyandikishe wihute birangize. Intumwa y'Imana iti fa innahu qad yamradu al-marid, ngo ushobora kurwara iyo mwakani unasema bishobora kugera warwaye udafite imbaraga. Intumwa y'Imana iti au tadillu dalla, ya mafaranga ukayatakaza cyangwa se agahura n'ibindi biza. Leo ushaka kuba ufite ubwo bushobozi ariko hakaza ikiza kikamutera ikibazo, zigasenyuka, unazitumiye hapo ubwo biri kujyana kutazajya Imaka. Iyo byose ni ibintu biba bitwugarije tutazi. Niyo mpamvu ibona ubonye ubushobozi alhamdulillah harakisha wihutisha. Cya gatatu intumwa y'Imana iti au taridul haja, cyangwa se ugahura n'ikibazo kindi kigutunguye, unapata shughuli zingine, ibintu bikurangaza, ukabura umwanya wo kujimaka, bikazarangira udakoze hijja, watamutu nadiman, kazarinda uva kuri iyi si wicuza, cyangwa ukazayibaho wicuza. Kubera yuko iyo umuntu atindije hijja, ubushobozi ni ikibazo, ejo bundi ntabwo uzaba bufite, mambo anabadilika, imibereho igenda ikomera, matumizi yanaongezeka, ugasanga birangiye umuntu adakoze hijja, kubera yuko agatangira avuga wallahi ningelijua, agatangira kujuta na kujutia. Kubera iki wicuza kandi ari wowe wari ufite icyo cyemezo. Bavandimwe b'Islam, rero hijja ni igikorwa, ni itegeko ry'Imana, ni inkingi, ni mu bikorwa bigize ubuyisilamu, inkingi eshanu ku muntu bishoboye. faman kana qadiran bimalihi wa badanihi fa alayhi an yuaddi alhajja binafsihi. Umuntu ufite ubushobozi bw'umutungo n'umubiri agomba kwikorera hijja ye ku giti cye. Ufite ubushobozi bw'umutungo n'umubiri fa alayhi an yuaddi alhajja binafsihi. Wa man kana qadiran bimalihi ajizan bibadanihi limaradin fa innahu yunzaru fi naw'i hadha almarad fa in kana maraduhu maradan yurja bur'uhu fa innahu yuajjiluhu ila alqadim. Iyo umuntu yari afite ubushobozi bw'umutungo ariko kimuwili kiafya akaba afite uburwayi, amategeko y'idini ateganya uburyo bukurikira. Ni ukureba ubwoko bw'uburwayi afite. Niba ari uburwayi bukira, urugero umuntu afite ubushobozi bw'umutungo uyu mwaka hijja irabura wenda amezi 3 imbere inshallah, ariko nubwo mvuza amezi 3 ntago ari yo gutegura uburyo bw'urugendo, ayo ni safari ya kuondoka, ibindi birarangira muri uku kwezi kwa kabiri, imyiteguro maandalizi yote. Ufite gahunda nagire vuba uku kwezi kwa kabiri kutari kwa mucika. Hanyuma umuntu rero ufite ubushobozi bw'umutungo ariko arwaye, amategeko y'idini ateganya ko tureba ubwoko bw'uburwayi bwe. Niba uburwayi bwe ari uburwayi bukira, icyo gihe arategereza akazajya kwikorera hijja umwaka utaha. Mfano malaria turabizi ku bushobozi bw'Imana ni indwara umuntu yarwara agakira, ntago ari indwara y'akarande umuntu agumana cyangwa n'izindi zikira. Niba arwaye indwara ikaba ari indwara ikira, yategereza umwaka utaha akazakora hijja ku giti cye akigirayo, ajifanyie hijja mwenyewe. Ariko iyo arwaye uburwayi, wa in kana maraduhu maradun muzminan, iyo ari uburwayi rero bw'akarande butajya bukira, icyo gihe fa innahu yuqaddimu zada alhajji ila الشخص الذي سيحج عنه بشرط أن يكون قد حج لنفسه سابقا.
Iyo rero afite ubushobozi bw'amafaranga, kiafya ameshindwa kubera yuko afite uburwayi budakira kandi akaba nta mbaraga afite yuko tabani adafite ubushobozi bwo kuba yajya gukora hija, nta mbaraga z'umubiri afite kubera uburwayi, icyo gihe ariko akaba afite ubushobozi bw'amafaranga, rya tegeko rya hija rikomeza kuba ari itegeko kuri we. Icyo gihe afata undi muntu akamuha impamba, akamuha ibisabwa byose, uwo muntu akazajya kumukorera hija mu izina rye ku niya ye. Ariko uwo muntu ugiye kumukorera hija agomba kuba yaramaze kwikorera hija ye ku giti cye. Ni ukuvuga ngo wa wundi wohereje uzajya kugukorera hija agomba kuba we yaramaze kwikorera iye ku giti cye, ntabwo yajya gukorera undi muntu hija watari yikorera hija. Wa warada hadha fi qissati Shubruma لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرما فقال له وما شبرما. Intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallama muri hadith yigeze kumva umugabo atangiye ibikorwa bya hija, ashyizeho umugambi avuga ngo labbaika allahumma, mana nyagasani nje gukora hija ariko mu izina ry'uwitwa Shubruma. Intumwa y'Imana iramwumva anuya ashyizeho umugambi wa hija ariko mu izina ry'undi muntu. Intumwa y'Imana yamubaza uti uwo muntu bita Shubruma ni muntu ki? Uwo mugabo anamubwira ati ya Rasulullah, ni umubyeyi wanjye naje gukorera hija. Hanyuma intumwa y'Imana yamubaza ati ese wakoze hija yawe? Arambwira ati ya Rasulullah, njye sindakora hija yanjye. Intumwa y'Imana yamubwira iti hujja an nafsika thumma an Shubruma. Intumwa y'Imana yamubwira iti banza ukore hija yawe ku giti cyawe, hanyuma uzagaruke uje gukorera uwo mubyeyi wawe witwa Shubruma. Ubwo iyo hadith iragaragaza ko ntago byemewe yuko umuntu yajya gukorera undi hija amugiriyeyo we atari yikorera hija ye ku giti cye. Ubwo ni ukuvuga ngo rero yari uburwayi bukira umuntu yemereye gutinza akayikora ubutaha, yari uburwayi budakira ariko ufite ubushobozi bw'umutungo utegura undi muntu ukamuha ibisabwa byose akajya Maka mu izina ryawe akagukorera hija kwa niya yako. Ibyo ngibyo niko amategeko y'idini abiteganya. Bavandimwe b'Isilamu rero twihutire gukora hija ufite ubushobozi ntabitinze, kubera yuko fa innakum la tadruna ma ya'ridu lakum ghadan, kuko mutazi bizababaho ejo, kuko ejo hazwi n'Imana subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr fastaghfirullaha yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Bavandimwe b'Isilamu, dusoza hija ni itegeko ry'Imana umuntu agomba gukora mu buzima bwe. Hija ifite ibyiza byinshi, ahubwo iyo abatwari tubizi umuntu yajyaho rimaka agatega n'indege akajya gusarira y'isalatul fajiri, yaba afite ubushobozi no kuri zuhura agasubirayo, yaba afite ubushobozi no kuri maghrib agasubirayo, cyangwa se akajya ajya kuri buriya butaka mu gihe cyinshi kimushobokera muri umura, mu bikorwa bitandukanye byo kwegereza Imana subhanahu wa ta'ala, kubera ibyiza bya hariya. Kuko intumwa y'Imana ivuga iti innal hujjaja wal ummara wafdullah in da'awhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Intumwa y'Imana iti sallallahu alaihi wasallam iravuga iti ngo abaje gukora hijja n'abaje gukora umra n'abashyitsi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Wafdullah, bavandimwe b'Isilamu, yakfika sharafan an takuna min duyufir rahman, biraguhagije kuba ari agaciro kuba waba mu bashyitsi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Intumwa y'Imana iti abaje gukora hijja n'abaje gukora umra abo ni abashyitsi ba Allah, ngiyo bamusabye arabitaba, niyo bamusabye imbabazi arabababarira, kubera yuko ari abashyitsi ba Allah subhanahu wa ta'ala. Dusoza bavandimwe b'Isilamu, twitabire gukora hijja. Ufite ubushobozi niyandikishe, ejo n'ejo bundi ntuzi bizaba, kandi iminsi isigaye ni mikeya, kuko n'imyiteguro nayo igomba kurangira kare kugira ngo gahunda zindi zishyirwe mu buryo neza, kugira ngo tudahura n'ikibazo kindi cyo gukererwa. Rero twihutire ibikorwa byiza ntitukabitinze, kuko tutazi ikizatubaho ejo, kandi ntawuzi uko ibihe bigenda bihinduka mu buzima bw'aha ku isi. Thumma sallu wa sallimu ibadallah ala al-bashir an-nadhir السراج المنير. لقد أمركم الله بذلك فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك الكريم وتابعين لهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم بنصرك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الربا والزنا والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. صلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين.